abafana mu rwego rwo kumenyekanisha ibikorwa byanyu ariko muniyamamaza kugira ngo abatore ni road shows wabonye za muziki wowe ku bwawe noneho nk'umwe mu basinira muri industry ya sinema nyarwanda ni igikorwa ufata gute? Ni igikorwa mfata nk'igikorwa gikomeye kandi noneho kiduhuza n'abafana bacu ahenshi tutakundaga kugera cyangwa twaba tuhagera se ntidukore ibyo bikorwa bikomatanyije. Cya mbere cyabaye cyiza nuko twagiye muri gahunda yo gutera ibiti, ni ukuvuga yuko harimo gahunda yo kubungabunga ibidukikije muri rusange, harimo igikorwa cyo gukangurira abantu gutanga amaraso. Gutanga amaraso uzi ko ni ugutanga ubuzima, nayo turi kumwe nayo, ariko no kubwira abantu ibyo dukora bakabimenya, bakamenya ko ari akazi ushobora gusangamo abantu benshi, bigaragara ko karimo abantu benshi kandi karabafasha. Uko rero iterambere rigenda riza na sinema niko igenda itera imbere kandi twifuza yuko bikomeza bigatera imbere. Nanjye rero birambyemo numva ko ryari ijwi ryanjye kuhaba kugira ngo nkangurire n'abandi kubibamo kandi bigere kure nk'uko tuzabyifuza. Navuga yuko mwanyuze mu ntara zitandukanye ariko wowe uko wabibonye ni nk'ahantu wabonye bakunda sinema nyarwanda kurusha ahandi muho mwanyuze hose? Uroye Musanze ni ahambere, ariko n'ahantu bita i Huye naho rwose hari hameze neza cyane, na Ngoma naho uroye hose bimeze neza. Bakunze abakinnyi ba sinema barabazi, burya iterambere ni ikintu cyiza. Social media, imbuga nkoranyambaga, amateleviziyo yatumye nyine abantu babona abo bantu noneho cyane ku buryo ugerayo usanga nibura 90% niyo haba ari mu cyaro abo bantu babazi. Nubwo ariko babazi, iyo urebye ku rubuga babatoreraho amajwi yimerutse kuvuga ngo niyanga sisirito no ku bantu bazwi, ubona ari iki gituma none barabaza ariko ntibabatora? Ni cyo kibazo cyo cyabaye Gratien? Anyeka ko gutora ngira uko mbitekereza, bariya abantu bazi yuko ari twebwe dufite amafaranga. Sasa guhindukira tukajya kuyabasaba kandi bamwe banyuramo bakubwira bati tugurira akantu, ni nkaho tuba tubacanga. Ni nkaho nk'umuhanzi mukuru yaza mu Rwanda akaza kudusaba amafaranga natwe, usanga bitabanyura. Natwe twifuza yuko ibyo bintu byavaho, hakajya hatoranywa abantu kubera uko bakoze cyangwa se filime bashyize mu irushanwa, ariko gusaba amafaranga twumva natwe bitatunyuze. Bamwe ku buryo usanga n'uwo mwanya batawufashe ngo bajye kwiyamamaza, kuko abantu barabikubaza, hakiyongeraho n'ikindi kintu abantu bisa nkaho baguhaye inshingano. Naguhaye ijwi ryanjye ugomba kugira gutya, ugomba kugira gutya. Hari n'abadutora bavuga ngo ngo uzabizirikane uzashyire muri filime, ariko ntabwo iryo tora ari ryo rikora casting. Niyo mpamvu amajwi yabaye iyanga. Dusoza rero Janvier, ngo bivuze ko kuri wowe utekereza urabona amatora ku internet atarakina, ahubwo barakwiye gushinya ku umuntu yakoze bakavuga utuntu niba twagigombe yakozwe neza niyo twagigombe. Kuri ubu ngubu ntabwo ndi umuntu uri kubinenga wenda ngo babihagarike, ariko nifuza ko bidakwiye kuba bibaho. Gutora abantu bagatoresha amafaranga kugira ngo tugire uwo tubona, ntabwo ntibikwiye kubaho. Njye niko ndimo kubyumva, tukagira nyine festivale, iri festivale yagutse nyine, natwe tuziramo ishema. Ntaje hano kugira ngo nze gusaba abantu amajwi, oya, numva bitandyohera cyane. Ahubwo nje nk'umuhanzi wabikoze nkabikorera bikabanyura, nkabanyura imbere nkabaganiriza, hanyuma jiri ikazakora akazi kayo. Njye niko mbabyumva. Ugereranyije n'abandi muhanganye uri amahirwe angahe kuba wakwegukana? Njyewe ntago sinumva ndi muri gahunda y'igihembo cyane, ndi muri gahunda yo kuba ndi mwiza. Naho ibindi bihembo byo ntago nkosora, sinanjye witora nyine nk'uko mubivuze. Ikizaza nzakira icyo njyewe mfata muri njye nka Gratien, nuko ndi mwiza mu bari muri sinema beza. Nicyo njye ndeba, ibindi byo urobayeho ureba ibikombe wasanga hari abantu batarajya muri Grammy Award
kandi bakora neza tubisubiramo buri munsi, ariko icyiza ni ukuba mwiza mu byo ukora. Njye nicyo numva. Mu turere wanyuzemo ugereranyije kuri wowe nka Graciane, ni akahe karere wanyuzemo usanga wakiriwe neza ufite umufana urenze uko wabitekereza? Nta na kamwe nanyuzemo ngo nsange ntamufite. Ubwo rero urumva ntabwo najya kutugereranya. Aho nanyuze hose baranyishimiye kandi ku rwego rwo hejuru cyane. Rero nta na hamwe mfiteho kuvuga ngo aha barushije aba barusha ahangaha, oya. Graciane, ubutumwa dusoza, ubutumwa ku bategura ino festival. Kubayitegura icya mbere ni ukubashimira. Ni ukubashimira ko iki gikorwa kiriho. Nibura hari festival ihuza abahanzi, abahanzi, abanditsi, abatekinisiye, noneho n'iki gikorwa cyo kubahuza n'abavandimwe babafana, nacyo noneho ni ikindi gikomeye cyane. Ubu ngubu byo byagiye ku rwego rwo hejuru, ubona ko byarenze uko twari dusanzwe tubikora, ugasanga ni nko kwizirika umukanda ngo abantu hari babashe kuhagera. Mbere niko byari bimeze, ubu rero byagiye ku rundi rwego nyine. Icyo yindi nifuza nuko nifuza ko umwaka utaha ibintu byo gutora byavaho umuntu nyine agakora, noneho kubera ko yakoze ntasabwe izindi nshingano ari nawe mwa artiste. Ntabwo numva ko aricyo cyaba cyiza kwirwa nsaba umuntu amajwi, nsaba umuntu 200 noneho akayakubwira ati ariko se igihe turabareba tujye no kubatora, ahubwo nimutugurire ibikorwa birange abana, birange abagabo, birange abagore, birange bariya basaza, uko imyaka igenda kandi nabo barabibona ngira ngo. Murakoze cyane.